Yesu Kristo nashimwe inshuti z'umusaraba. Tugeze ku munsi w'195 dusoma Bibiliya. Turi mu gitabo cya Ezekiyeli. Uyu munsi turatangira ku bice 23. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ubusambanyi bwa Ohora n'ubwa Oholiba. Ijambo ry'Uwiteka ryongera kunzaho riti, mwana w'umuntu, habayeho abagore babiri basangiye nyina, maze basambanira muri Egiputa, basambana bakiri inkumi. Aho niho amabere yabo yakabakabwaga, amabere y'ubwari bwabo bayakorakora. Amazina yabo, umukuru yitwaga Ohora na murumuna we yitwaga Oholiba. Hanyuma baba abanjye babyara abahungu n'abakobwa. Ayo mazina yabo, Ohora niwe Samariya na Oholiba ni Yerusalemu. Nuko Ohora yari amaze kuba uwanjye, hanyuma arasambana, kandi yakundaga abakunzi be bikabije, aribo Bashuri n'abaturanyi be. Bari bambaye imyambaro y'imikara ya kabayonga, abategeka n'abatware bose bari abasore b'igikundiro bafite amafarashi bagenderaho. Nuko asambana nabo, ab'imfura zo muri Ashuri bose. Yiyanduzaga kuwo yakundaga wese n'ibigirwamana byabo byose. Kandi ntiyaretse ubusambanyi bwe yagiriye muri Egiputa, kuko yaryamanye nawe akiri inkumi, bagakorakora ku mabere y'ubwari bwe, kandi bakamugwizaho ubusambanyi bwabo. Nicyo cyatumye mutanga mu maboko y'abakunzi be, mu maboko y'Abashuri abo yakundaga. Nuko abo bamwambika ubusa, batwara abahungu be n'abakobwa be, naho we bamwicisha inkota. Nuko aba akabarore mu bagore, kuko bamuciriyeho iteka. Nuko na murumuna we Oholiba, ubwo yabonaga ibyo yamurushije kugira irari, ubusambanyi bwe burusha ubwa mukuru we. Yifuza Abashuri n'abaturanyi be, abategeka n'abatware bari bambaye iby'umurimbo, bafite amafarashi bagenderaho, bose ari abasore b'igikundiro. Nuko mbona ko yandujwe, kandi yuko bombi ari iri n'iri. Nuko agwiza ubusambanyi bwe, kuko yabonye abagabo bashushanyijwe ku rusika, ibishushanyo by'Abakaludaya bishushanyishijwe ibara ritukura, bakenyeje imishumi mu rukenyerero n'ibitambaro by'amabara bitendera ku mitwe yabo, bose bagaragara ko ari ibikomangoma, basa n'Abanyababuloni h'i Bukaludaya, igihugu cya kavukire yabo. Nuko ababonye muri ako kanya arabifuza, abatumaho intumwa i Bukaludaya. Nuko Abanyababuloni baraza bamusanga ku buriri bw'ubusambanyi, bamwanduza ku busambanyi bwabo, ndetse arabiyandurisha, maze umutima we urabazinukwa. Nuko agaragaza ubusambanyi bwe, yiyambika ubusa, maze umutima wanjye umwikuburaho nk'uko wikubuye kuri mukuru we. Ariko yakomeje kugwiza ubusambanyi bwe, yibuka iminsi yo mu bukumi bwe, igihe yasambaniraga mu gihugu cya Egiputa, akifuza abasambanyi baho bafite umubiri umeze nk'uw'indogobe, bagashyuha nk'amafarashi. Uko niko wibukije ubusambanyi bwo mu bukumi bwawe, ubwo Abanyegiputa bakabakabaga amabere yawe, bagakorakora ku mabere y'ubwari bwawe. Nicyo gituma yewe Oholiba we, Umwami Uwiteka avuga ati, dore ngiye kukugaburira abakunzi bawe, abo umutima wawe umaze kwikuburaho. Ngiye kubaguteza baguturutse impande zose, Abanyababuloni n'Abakaludaya bose, Pekodi na Showa na Kowa, hamwe n'abo muri Ashuri bose, abasore b'igikundiro, abategeka n'abatware bose, ibikomangoma n'ab'ibirangirire bagendera ku mafarashi bose. Maze bazagutera bafite intwaro n'amagare y'intambara n'atwara ibintu, bari kumwe n'amahanga ateranye. Bazaba bafite ingabo nto n'inini n'ingofero z'ibyuma. Bazakugotera impande zose, kandi nzashyira imanza mu maboko yabo, maze bagucira imanza nk'uko amategeko yabo ari. Kandi nzabibasira mbitewe no gufuha kwanjye, bakugirire uburakari bwinshi. Bazaguca amazuru n'amatwi, maze imyanya yawe isigaye itsembwe n'inkota. Bazajyana abahungu n'abakobwa bawe, maze imyanya yawe isigaye izamarwaho n'umuriro. Bazakwambura n'imyambaro yawe, batware n'iby'uburimvyi byawe. Uko niko nzazana iherezo ry'ibibi byawe bikabije n'ubusambanyi bwawe wavanye mu gihugu cya Egiputa, kugira ngo utongera
kububuriraho amaso cyangwa kuzibuka Egiputa ukundi. Kuko uko ari ko Umwami Uwiteka avuga ngo, dore ngiye kugushyira mu maboko y'abakwanga, mu maboko y'abo umutima wawe wikubuyeho, kandi bazagukorera iby'urwangano maze bakunyage ibyo waruhiye byose, bagusiga iheruheru wambaye ubusa, kandi ubusambanyi bwawe buzagaragazwa, byombi ibibi byawe bikabije n'ubusambanyi bwawe. Ibyo ni byo uzakorerwa kuko wasambanye n'abapagani, ukanduzwa n'ibigirwamana byabo wakurikizaga mukuru wawe. Nicyo gituma igikombe cye ngiye kugishyira mu kuboko kwawe. Uko ni ko Umwami Uwiteka avuga ngo, uzanywera ku gikombe cya mukuru wawe. Ni kigari kandi ni kinini. Bazakugira urw'amenyo kandi ushinyagurirwe, kuko gisendereye. Isindwe n'agahinda bizakuzuramo, kuko ari igikombe gitangarirwa kandi gitera gushoberwa, ari cyo gikombe cya mukuru wawe Samariya. Uzakinyweraho ukimare, uhekenye n'ibimene byacyo, bigushishimure mu mabere, kuko ari njye ubivuze, niko Umwami Uwiteka avuga. Nicyo gituma Umwami Uwiteka avuga ati, kuko wanyibagiwe ukandengaho, hosha ijyana n'ibibi byawe bikabije n'ubusambanyi bwawe. Uwiteka yongera kumbwira ati, mwana w'umuntu, mbese uzacira Ohora na Oholiba urubanza, noneho bamenyesha ibizira byabo, kuko basambanye kandi amaraso bavusha abahindanya ibiganza. Basambanye n'ibigirwamana byabo, n'abahungu babo bambyariye babibacishirije mu muriro ngo bakongoke. Ibi nabyo ni ibindi bankoreye. Mu munsi umwe banduje ubuturo bwanjye bwera, n'amasabato yanjye barayazirura. Kuko igihe biciraga abana babo ibigirwamana byabo, uwo munsi bazanywe mu buturo bwanjye bwera no kubwanduza, kandi dore niko barukoreye no mu nzu yanjye. Maze kandi mwatumye ku bagabo ba kure, batumweho intumwa bahera ko baraza, ubabonye uriyuhagira amaso yawe, uyarabaho ibara, uriringaniza, wicara ku buriri bw'icyubahiro n'ameza atunganirijwe imbere yabyo, uyaterekaho imibavu yanjye n'amavuta yanjye ya elayo. Kandi urusaku rwo mu rudubi rwa benshi badendeje rwari ruri aho ari. Kandi haje n'abantu ba rubanda bazanye n'abasinzi baturutse mu butayu, nuko bose babambika ibitare by'izahabu ku maboko n'amakamba meza cyane ku mutwe. Maze mvuga iby'usaziye mu busambanyi nti, noneho bagiye kumusambanya nawe asambane nabo. Nuko bahera ko bagiwe nk'abasanga maraya. Uko niko binjiye kwa Ohora no kwa Oholiba, b'abagore b'intarengwa. Kandi abakiranutsi nibo bazabacira urubanza ko ari abamaraya, bakaba n'abagore bavusha amaraso, kuko ari abagore basambana, kandi amaraso bavushaga yahindanije ibiganza byabo. Nuko Umwami Uwiteka aravuga ati, nzabateza igitero mbatange, bateraganirizwe hirya no hino kandi basahurwe. Igitero kizabicisha amabuye, kibatanyaguze inkota. Bazasogota abahungu babo n'abakobwa babo, amazu yabo bayatwike. Uko niko nzaca ubusambanyi mu gihugu, kugira ngo abagore bose bigishwe kudakurikiza ubusambanyi bwanyu, kandi bitura ubusambanyi bwanyu, mutware ibyaha by'ibigirwamana byanyu. Nuko muzamenya yuko ndi Umwami Uwiteka. Ezekiyeli ibice 24. I Yerusalemu hagereranywa n'inkono ivuga. Nuko mu mwaka wa 9 mu kwezi kwa 10 ku munsi wa 10 w'uko kwezi, ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, mwana w'umuntu, wiyandikira umunsi ari wo uyu munsi, kuko uyu munsi umwami w'i Babuloni ageze hafi y'i Yerusalemu. Kandi ucira inzu y'abagome umugani, ubabwire uti, uku niko Umwami Uwiteka avuga ngo, ushyigikire inkono ivuga, uyishyigikirire maze uyisukemo amazi, uyiteranyirizemo ibice by'inyama ndetse n'umuhore wose, ukuguru n'ukuboko, uyuzuzemo amagufa meza yose. Wende inziza cyane yo mu mukumbi, wenyegeze inkwi munsi y'inkono ivuga, zitume ibira cyane, kugira ngo amagufa ayirimo ashye. Icyo gituma Umwami Uwiteka avuga ati, umurwa uvusha amaraso uzabona ishyano. Inkono ivuga irimo ingese, ingese yayo itayivuyemo.
uyaruremo intongo imwe imwe utabifindiye, kuko amaraso yawo awurimo. Yayashyize ku rutare ruriho ubusa, ntabwo yayasutse ku butaka ngo atwikirwe n'umukungugu. Amaraso yawo nayashyize ku rutare ruriho ubusa kugira ngo adatwikirwa, kugira ngo abyutse uburakari buhora. Nicyo gituma Umwami Uwiteka avuga ati, umurwa uvusha amaraso uzabona ishyano, nanjye nzatuma ikirundo cy'inkwi kiba kinini. Enyegezamo inkwi, kongeza umuriro, hisha inyama neza, ukomeze umufa kandi amagufa atwikwe, maze uyitereke ku makara y'umuriro irimo ubusa kugira ngo ushyuhe cyane, umuringa wo kuri yo ushye kandi umwanda uyirimo ushonge, ingese yayo ibone gushiramo. Yinanije umuruho, nyamara ingese yayo nyinshi ntabwo yayivuyemo. Ingese yayo ntimarwaho n'umuriro. Imyanda yawe irimo ubusambanyi, kuko nakuboneje ntubonere, ntabwo uzongera gukurwaho imyanda yawe ukundi, kugeza ubwo nzakuringanirizaho uburakari bwanjye. Ni njye Uwiteka wabivuze, bizasohora kandi ni njye uzabikora. Ntabwo nzigarura kandi sinzagira ibambe, habe no kubyicuza. Uko inzira zawe ziri n'imigirire yawe uko iri, niko bazagucira urubanza, niko Umwami Uwiteka avuga. Nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, mwana w'umuntu, dore ngiye kukunyaga icyo wahozagaho amaso bigutunguye, ariko ntuzaboroge, ntuzarire, kandi amarira ntazagutembe mu maso. Uzanihe ariko bucece, we kuborogera upfuye, wizungurize igitambaro ku mutwe kandi ukwete inkweto zawe, we kwipfuka ku munwa kandi we kurya ibyo kurya by'abapfushije. Nuko mu gitondo mvuganye n'abantu, nimugoroba umugore wanjye arapfa, maze bukeye ngenza uko nategetswe. Maze rubanda barambaza bati, mbese ntiwadusobanurira iki ibyo bintu bidusurira bituma ugenza utyo? Maze ndababwira nti, ijambo ry'Uwiteka ryanjeho riti, bwira inzu ya Isiraheli uti, uku niko Umwami Uwiteka avuga ngo, dore ngiye kuzirura ubuturo bwanjye bwera mwishimanaga yuko ari bwo bugaragaza ububasha bwanyu, ari bwo mwahozagaho amaso, iby'ubugingo bwanyu bugirira ibambe. Abahungu banyu n'abakobwa banyu mwasize bazagushwa n'inkota, namwe muzagenza nk'uko nagenje. Ntabwo muzipfuka ku munwa cyangwa ngo murye ibyo kurya by'abapfushije. Ibitambaro byanyu bizazungurizwa ku mitwe yanyu, n'inkweto zanyu muzazambara mu birenge byanyu. Ntabwo muzaboroga cyangwa ngo murire, ahubwo muzasogobwa n'ibibi byanyu. Umuntu wese anihanihire hamwe na mugenzi we. Uko niko Ezekiyeli azababera ikimenyetso. Uko yakoze kose namwe muzaba ariko mukora. Igihe ibyo bizaba, muzamenya yuko ndi Uwiteka. Nawe mwana w'umuntu, muri uwo munsi nzabakuraho ububasha bwabo n'umunezero w'icyubahiro cyabo. Ibyo bahozagaho amaso n'iby'inkoramutima nabyo ari byo bahungu babo n'abakobwa babo. Mbese uwo munsi uzarokoka wese ntazaza aho uri akabikumvisha mu matwi yawe. Uwo munsi akanwa kawe kazabumburirwa uwarokotse, maze uvuge we kuzongera kuba ikiragi ukundi. Uko niko uzababera ikimenyetso, maze nabo bamenye yuko ndi Uwiteka. Imana ihora amahanga. Ibice 25. Maze ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, mwana w'umuntu, erekeza amaso yawe kuri bene Amoni, maze ubahanurire. Ubwire bene Amoni uti, nimwumve ijambo ry'Umwami Uwiteka ngo, uku niko Umwami Uwiteka avuga ati, kuko wagize ngo awa, ukishima hejuru y'ubuturo bwanjye bwera igihe bwanduzwaga, kandi n'igihugu cya Isiraheli igihe cyahindukaga amatongo, n'inzu ya Yuda igihe yajyanwaga ari imbohe, nicyo gituma ngiye kukugabiza ab'iburasirazuba baguhindure. Bazagerereza iwawe, bazakubakamo amazu, bazakurira imyaka, bazakunywera n'amata. Kandi Raba nzahagira ikiraro cy'ingamiya, n'ahabe n'Amoni mpagira icyarire cy'imikumbi, maze muzamenye yuko ndi Uwiteka.
Umwami Uwiteka aravuga ngo kuko wakomye mu mashyi ukiyerekana umuhamirizo kandi ukishima hejuru y'igihugu cya Isiraheli ukakigayisha umutima wawe wose, nuko dore nkuramburiye ukuboko kwanjye kandi ngiye kugutanga ube umunyago w'amahanga, kandi nzaguca mu moko ngutsembe mu bihugu nkurimbure maze umenye yuko ndi Uwiteka. Uko niko Umwami Uwiteka avuga ngo kuko Abamowabu n'Abiseyiri bavuga bati dore inzu ya Yuda ihwanye n'ayandi mahanga yose, nicyo gituma ngiye guca icyuho mu gihugu cya Mowabu, mbanyage imidugudu uhereye ku midugudu iri mu ngabano ze ihesha igihugu icyubahiro, ariyo Beti Yeshimoti n'i Barimeyoni na Kiriyatayimu, nyihe ab'iburasirazuba batere na bene Amoni, kandi nzabibaha babe bene byo kugira ngo bene Amoni be kongera kwibukwa mu mahanga. Nzacira Mowabu Uwiteka maze bamenye yuko ndi Uwiteka. Uku niko Umwami Uwiteka avuga ngo kuko Edomu yagiriye inzu ya Yuda nabi, ayihora agacumura cyane ndetse akabihorera, nicyo gituma Umwami Uwiteka avuga ati ngiye kuramburira ukuboko kwanjye kuri Edomu mucemo abantu n'amatungo, kandi nzahagira amatongo mpereye i Temani bagushwe n'inkota bageze i Dedani. Edomu nzamuhoresha amaboko y'ubwoko bwanjye Isiraheli, kandi uko umujinya wanjye uri n'uburakari bwanjye uko bungana, niko bazagenzereza Edomu maze bamenye guhora kwanjye, byavuzwe n'Umwami Uwiteka. Uku niko Umwami Uwiteka avuga ngo kuko Abafilisitiya bakurikije ibyo guhora, bagahora bafite umutima w'urugomo ngo barimbure bakurikije urwangano rw'iteka ryose, nicyo gituma Umwami Uwiteka avuga ati dore Abafilisitiya ngiye kubaramburiraho ukuboko kwanjye, n'Abakereti mbatsembeho, ndimbure n'abasigaye mu kibaya cy'inyanja, kandi nzabasohozaho guhora gukomeye mbahanisha uburakari bukaze, maze bamenye yuko ndi Uwiteka igihe nzabasohozaho guhora kwanjye. Imana ibahe umugisha, tuzakomeza ejo. Mugire umunsi mwiza, ndabakunda mu izina rya Yesu Kristo ndetse n'izina ryanjye bwite. Imana yera kandi idakiranirwa igiye yibuka imirimo yanyu. Amen.